kumenya ubuzima bwawe. Muri iyi video turagaragaza ukuri ku ngaruka za stress ku mubiri w'umuntu n'uburyo igenda iguhombya buhoro buhoro. Turarebera hamwe rero stress ni iki, turebere hamwe uko igira ingaruka ku mubiri wawe cyangwa umuntu, kandi turebe impamvu utabibona hakiri kare kugira ngo wikurikirane. Tunarebe icyo wakora kugira ngo uyirwanye igihe wamaze kugira stress. Subira ku murongo, nyanja y'umubiri yo yatiriwe, imitsi irakomereka buhoro buhoro, imyitwarire mibi mu kazi niyo nkomoko y'izo ndwara. Bakunzi bamenye ubuzima TV ndetse n'abadukurikiye aho muri hose, mbaje kubasuhuza, bahaye ikaze muri iyi gahunda idufasha gusobanukirwa ubuzima bwacu bwa buri munsi, kandi idufasha gukora twita ku buzima mu kazi kadutunze no kwirinda ingaruka z'akazi ku mibiri yacu. Nitwa Nkurunziza Beteri, mpagarariye Umuzi Health and Movement Initiative Limited. Mu Muzi tugamije kubaka umukozi muzima, twibanda ku buzima bw'umukozi n'umusaruro we urambye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo stress yica ubuzima bw'umuntu gahoro gahoro kandi atabizi. Muri iyi video turagaragaza ukuri ku ngaruka za stress ku mubiri w'umuntu n'uburyo igenda iguhombya buhoro buhoro mu buzima bwa buri munsi. Niba wumva uhora unaniwe, udasinzira neza, ufite umutwe ukuremereye, wumva utagifite imbaraga zo gukora akazi kawe, iyi video ni iyawe. Turarebera hamwe rero stress ni iki, turebere hamwe uko igira ingaruka ku mubiri wawe cyangwa umuntu, kandi turebe impamvu utabibona hakiri kare kugira ngo wikurikirane. Tunarebere hamwe icyo wakora kugira ngo uyirwanye. Mbonera umwanya wo kurarika abashaka kwiga uko bafasha abandi no kwirinda stress, nkaba mbakangurira gukurikirana gahunda zose z'Umuzi Health and Movement Initiative Limited kuri runo rubuga rwa Menye Ubuzima TV. Mbasaba gukora subscribe, like, comment ndetse na share, mugakwirakwiza iyi video ku bandi kugira ngo nabo babashe kumenya impamvu stress ari mbi, ndetse babashe no kwirinda kugira ngo ubuzima bwabo butangizwa no kutamenya uburyo bakoramo cyangwa se icyo bakora kugira ngo babashe kwirinda. Ufata umwanya wo kwitaho ubuzima bwawe, nibwo murage wawe wasage ubuzima. Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi babaho bafite umuvuduko mwinshi cyane mu buzima, bashakisha icyo kubatunga, bashakisha imibereho. Ibyo bigatuma imirimo yiyongera cyane ndetse n'inshingano zikiyongera, haba mu kazi cyangwa se mu miryango. Ariko hari ikintu cyicecekeye kandi kitavuga, umuntu atabasha gusobanukirwa niba kinahari. Icyo kintu ni stress. Mu buryo utabizi, stress iri kugusenyera ubuzima buhoro buhoro kandi utabizi. Biragoye kugira ngo umuntu amenye ko afite stress. Akenshi umuntu ajya kubibona bigeze kure. Mu buzima bwa buri munsi rero hari ibintu byinshi dukoresha dushaka imibereho, bigatuma umuntu
ananirwa cyane ndetse n'ubuzima bwe bugahungabana ku buryo rwose ibyo dukoresha mu buzima bwa buri munsi bitugiraho ingaruka zikomeye ku mibereho myiza yacu, ku buzima bwacu, mbega no ku miryango yacu. Massage nk'urufunguzo rw'ejo heza. Fata umwanya wo kwitaho ubuzima bwawe, nibwo murage wawe. Massage ni ubuzima. Stress iri gusenya ubuzima bwawe. Ese stress ni iki? Iyo wumvise stress wumva iki? Stress ni igisubizo cy'umubiri wawe ku bibazo, ku gitutu, ku mpinduka mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo stress ni ikintu kigaragaza, gisobanura, ni uburyo umubiri wawe wihinduriza cyangwa wigaragazamo ushaka gusobanura ibibazo ufite, igitutu cyangwa pressure kuriho, n'impinduka mu buzima bwawe busanzwe. Umuntu afite stress ashobora gukora neza, ariko iyo stress imaze kuba igihe kirekire, ukaba uyimaranye igihe, ihinduka ikibazo gikomeye ku buzima bwawe, ku kazi ndetse no ku muryango. Ni ukuye kuri rero utavugwa kuri stress. Niba tuvuga ko stress iri gusenya ubuzima buhoro buhoro, kuki tutayisobanukirwa kugira ngo buri muntu wese amenye stress ni iki, nayirinda ne, ni iki nakora kugira ngo ntagira stress. Ubuzima busanzwe tugira umunaniro, kumva unaniwe, tukagira gucika intege, ndetse tukakunda no kubura ibitotsi kenshi, ku buryo umuntu niyo asinziriye ashobora gusinzira igihe gito gishoboka, amasaha make. Ukuri kutavugwa ni uku, abantu benshi babayeho muri stress, kandi bakabaho muri stress batanabizi. Kunanirwa buri gihe, kudasinzira neza, kurakazwa n'ubusa cyangwa se mu buryo bworoshye cyane, ukaba urarakaye, ukabona umuntu agira umujinya udafite n'ikimuteye, mbega umuntu akabura na concentration, ntagahuzagurika, ukabona ko atameze neza. Ibyo byose ntabwo biterwa n'uko umuntu ananiwe gusa, ahubwo akenshi biterwa n'uko umubiri wawe urimo gusenyuka buhoro buhoro. Igihe cyose uhorana umunaniro uhoraho, ukabura ibitotsi, akenshi ukajya ukunda kurakara mu buryo bworoshye, mu bwonko ukumva utari meze neza, ujagaraye, ibyo ukoze ntubitindeho, ukabagiye mu bindi kandi n'ibyo wari urimo utabirangije, mbega kuzuza inshingano bikaba ikibazo. Menya ko stress yamaze kukugeraho, utangire ufata ingamba z'uburyo watandukana nayo. Massage nk'urufunguzo rw'ejo heza. Fata umwanya wo kwitaho ubuzima bwawe, nibwo murage wawe. Massage ni ubuzima. Ingaruka za stress ni ukwangiza ubuzima. Stress irangiza, stress itera indwara, stress ituma umuntu atabaho ubuzima bwiza, atabaho mu buryo yisanzuye. Akenshi rero stress irangwa n'ububabare bw'umugongo, umutwe udakira, no kunanirwa kuzuza inshingano mu kazi. Ugasanga umuntu yari afite ubushobozi akora neza,
ariko ibyo akora nawe agatangira kujya ahuzagurika, intego yihaye ntizigerweho, umukoresha mu kazi ke agatangira kubona ko kubura umukozi wari igihombo. Icyo gihe uba ufite stress. Stress rero ifite ingaruka nyinshi cyangwa ingaruka zikomeye ku buzima bw'umubiri w'umuntu. Akenshi ingaruka ni uko imitsi y'umubiri idakora neza. Umuntu ufite stress ntabwo imitsi ye itangira gukomera, igasa nk'igagaye, agatangira kurwara umutwe, imbaraga z'umubiri zigatangira kugabanuka, hanyuma umusaruro w'ibikorwa bye nawo ukagabanuka ku buryo bugaragara. Icyo gihe rero umukozi nta musaruro aba agitanze, kubera yuko twabonye ko nta terambere rirambye rishoboka igihe ubuzima bw'umukozi butitaweho. Niba dushaka kugera mu iterambere rirambye, tugomba kwita ku buzima bwacu, tukita ku buzima bw'abakozi, kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka ari mwiza. Stress rero ntisenya umubiri gusa, ahubwo isenya n'akazi, bigatuma umuntu ufite stress iyo bitinze atakaza n'akazi, cyangwa se agateza igihombo entreprise cyangwa company akorera. Icyo gihe iyo habayeho igihombo, ingaruka z'igihombo nazo ziba nini cyane, bigatuma habaho kubura akazi cyangwa se gutakaza umushahara, bitewe n'uko nta nyungu ziba zikiboneka mu bikorwa umuntu akora bitewe na stress. Ituma amaraso atembera neza, ituma ubuzima bwawe busubira ku murongo. Nyanja y'umubiri yo ihatiriwe, imitsi igakomereka buhoro buhoro. Impamvu itera stress rero ntabwo ari akazi gusa. Umuntu agira stress biturutse ku bintu byinshi: uburyo tubayemo, ubuzima bwa buri munsi, byose bigira uruhare rukomeye mu gutera stress umuntu. Akazi ntabwo ariyo soko ya stress, ahubwo uburyo umuntu yitwara mu kazi nibwo bushobora gutuma ugira stress. Bimwe mu bituma umuntu agira stress twavuga nko kubura igihe cyo kuruhuka. Umuntu agakora akazi, kuruhuka bikaba ikibazo. Ukibwira ko gukora cyane akazi utaruhuka nibwo uzi gutanga umusaruro. Birashoboka ko mu gihe cya mbere ushobora gutanga, ariko uwo musaruro nturamba. Kubura muvuma cyangwa movement, guhora wicaye hamwe, guhagarara igihe kirekire, ibyo byose bishobora gutuma ugira stress mu mubiri wawe, biturutse ku kwicara igihe kirekire udahagurutse, cyangwa se ugahagarara igihe kirekire utanyujijemo ngo ugendagende cyangwa ngo wicare. Kutita ku mubiri cyangwa kutiyitira ku mubiri, umuntu agakora gusa nk'imashini atazi ko umubiri we hari ibyo ukeneye. Imibiri yacu hari ibyo ikeneye kugira ngo ibe mizima. Umubiri wacu ukeneye kuba ukora muvuma, umubiri wacu ukeneye ko niba uri gukora nyuzamo ufate ikiruhuko cyangombwa kugira ngo n'umubiri nawo ubashe kugarura ubuzima. Hanyuma ikindi ari nacyo gikomeye ni pressure y'ubuzima. Pressure ni iki? Ku biganiro bijyanye na company Umuzi, tuzakangurira abantu kwita ku buzima mu kazi ndetse no kwirinda ingaruka z'ako kazi ku mibiri y'abo bakozi. Bitewe n'akazi ukora, hari ingaruka ugomba kubona mu gihe runaka, sibyo? Si ngombwa ngo umuntu ategereze ko agira ingaruka abone kwirinda. Ntabwo wakwirinda waramaze kugira ingaruka. Uyu munsi umuntu w'umujene ubonye akazi keza agomba kwinjira mu kazi azi ibyo agomba gukora kugira ngo yite ku buzima bwe, azabashe gukora imyaka myinshi, sibyo? Abashe kurinda imyaka ye y'umusaruro. Ndetse agomba kumenya
icyo yakora kugira ngo yirinde ingaruka z'akazi ku mubiri. Mu byo agomba kwirinda rero, uyu munsi turi kwiga kuri stress. Ni ngombwa ko umuntu wese utaragira stress agomba kwiga uburyo yakirinda stress kugira ngo akazi akora katazamugiraho ingaruka za stress. Ni ukuvuga ngo rero ikindi kintu gikomeye cyane aricyo abantu benshi bakunze kureba ni igitutu cyo mu kazi, igitutu cyo mu muryango, igitutu cy'abo mubana muri sosiyete mubanamo, mbega kudatuza bitewe n'abo mubana n'akazi, ntugire umutuzo muri wowe ugahora uhangayitse, sibyo? Icyo rero nicyo abenshi tureba, ariko iyo tuvuze stress bita tureba abantu bantera stress, akazi kaneye stress, mu rugo bara stress. Ntago ikibazo ari gustressa, hari ibintu byinshi tubonye, ibintu birenga 4 bishobora gutuma ugira stress. Ushobora kubamo ko mu mahoro, ufite umuryango utekanye, nta kibazo ufite mu muryango, ku kazi mutekanye, nta kibazo ufitanye n'abo mukorana, nta kibazo ufitanye n'abakoresha, sibyo? Ibintu byose bigenda neza, ariko ikibazo cyo kwicara gusa, kwicara igihe kirekire bikazatuma ugira ikibazo cya stress, bikakwirukana mu kazi kubera stress wakwiye kwicara igihe kirekire. Kuba umunebwe wo gukora muvuma, ukumva ko uri mu bisubizo, ukumva ko uri mu bisubizo, ukumva ko kubuhembwa neza, akazi ni keza, abo mukorana muhora mu mafete, ariko muvuma kugendagenda, gukora imyitozo ngororamubiri, mbega ugahora hamwe, ibyo nabyo byaguhemukira ugatakaza akazi mu gihe gito, kandi bitewe no kuba utaritaye ku buzima bwawe kubera ko uri umunebwe wo gukora imyitozo ngororamubiri, cyangwa kuba wahaguruka, kwicara gusa cyangwa ugahagarara gusa ntugerageze. Ibyo ni ngombwa ko twiga uburyo twita ku mibiri yacu kugira ngo tubashe gutandukana na stress. Abatwigisha mu mashuri, mu mahugurwa, batwigisha gukora cyane. Buri wese azi ko gukora cyane ari byo bitanga iki? Umusaruro. Dukangurirwa kubyuka kare, tukaryama dutinze. Ariko nubwo twigishijwe gukora cyane, ntabwo twigeze tubona uburyo bwo kwiga cyangwa twigishe ko kwita ku buzima ari ingenzi. Ariyo mpamvu Umuzi Health and Movement Initiative twihaye inshingano zo kwibutsa abantu ko bagomba gukora akazi bita ku buzima bwabo, umukozi akita ku buzima bwe, ndetse n'umukoresha akamenya ko agomba kwita ku buzima bw'umukozi, kuko bose bagamije iki? Umusaruro mwiza. Umukozi ashaka iterambere, n'umukoresha akeneye iterambere, sibyo? Kugira ngo iterambere rero bakeneye, kubera ko umukozi yigishijwe gukora cyane, n'umukoresha ashaka umukozi ukora cyane, sibyo? Ni ngombwa ko twiga ko tugomba gukora cyane, ariko nanone tukiga kwita ku mubiri wacu, tukagerageza kwita ku mibiri. Umukoresha akamenya ko niba ashatse umukozi ukora cyane, agomba no kwita ku buzima bwe. Niba rero wumva ufite umunaniro ukabije, ukumva unaniwe, niba wumva ubuzima bwawe bugenda bugabanuka gahoro gahoro cyangwa buri kugucika, ntutegereze ko biba bibi kurushaho, ahubwo tangira uyu munsi witandukanye na stress. Tangira uyu munsi wita ku buzima bwawe. Mbashimiye uburyo twabanye muri iki kiganiro kuri urubuga rwacu rwa Menya Ubuzima TV. Bararikiye gukomeza gukurikirana iyi channel yacu. Abageze kuri urubuga bwa mbere batarakora subscribe bayikore, hanyuma mukore like, musangize abandi iki kiganiro, kandi dutangire ubuzima bushya uyu munsi, twirinda stress, twita ku buzima bwacu mu kazi kacu ka buri munsi, tugakora twirinda kugira ngo akazi kacu katutunze, akazi kazaduteza imbere, katazatubera ikibazo ku buzima bwacu, kakadusigira ingaruka akenshi nta zindi, ni indwara zidakira, indwara zitandura. Murakoze, nawe utaha. Imitsi igakomeka